Ibyo utamenye mu gushyingura Dorimbogo, uruhare rw'itangazamakuru mu rupfu rwe. Ngiriyonsanga Valentine wamenyekanye cyane ku izina rya Dorimbogo Vavajuru yavutse mu mwaka w'1992. Avukira i Nyamasheke. Humvikanye inkuru y'akababaro kuwa 27 z'ukwa karindwi 2024 ivuga ko uyu Dorimbogo yavuye mu buzima. Ni inkuru yashenguye abanyarwanda batari bake, dore ko mu gihe gito yari amaze kubiba akanyamuneza mu mitima y'abanyarwanda. Dorimbogo yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa Gicurasi 2022 azamuye n'impano yidasanzwe yo kuririmba, cyane cyane inganzo ye yibandaga mu ndirimbo zitaka igihugu cy'u Rwanda, ariko akabikora n'urwenya no gutebya mu ijwi rye rizamuye hejuru. Dorimbogo yafashwe n'uburwayi budasobanutse avuye mu bukwe iwabo aho yavukiye. Abwira abavandimwe be ko arimo ararebwa umutwe, ababwira ko asubiye i Kigali nagera yazababwira uko bimeze. Nyuma y'iminsi 2 yabahamagaye ababwira ko amaze kuremba, bamusaba ko yakwegera ivuriro rimwegereye akivuza. Nuko asanga kwivuriza i Kigali bimusaba akayabo k'amafaranga, ahitamo kujya kwivuriza ku bitaro byo hafi y'iwabo Kibogora, hafi y'umuryango we, kugira ngo bizorohe kumukurikirana nk'umurwayi. Bamwe mu banyamakuru ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kuvuga ndetse banahamya ko Dorimbogo atarwaye, ahubwo arakwirwaza kugira ngo abonereho abona amafaranga, kuko we yavugaga ko nta bushobozi afite ahubwo akeneye ubufasha. Bityo rero akaba yasaba abagira neza bafite umutima wa kimuntu bakamurwanaho, kuko kubona imiti byari bihenze cyane ndetse ko amafaranga yari amaze kumushirana. Ariko abanyamakuru cyane cyane aho kuri YouTube ntabwo ibingibi babyakiriye nk'ukuri, baramushinyaguriye bavuga yuko ibyo arimo ari scam, arimo arashaka kwiba amafaranga. Bityo bituma abagombaga kumufasha batabasha kumufasha, kuko bumvaga yuko ibintu ari gukora ari ikinyoma. Amakuru noneho mfite ngiyewe mpagazeho atari bya bindi by'inkuru mbarirano, nuko umuntu bita Dorimbogo ejo ku munsi w'ejo yagiye gutora umukuru w'igihugu. None uje kuza kumbwira ngo umuntu utamezwa wa muntu ashobora kuba mu by'ukuri yakweguka kwa muganga, kano kanya ari kubyuka akagira gute akajya gutora umukuru w'igihugu. Akagashinyaguro kose kamukorerwaga umuryango we warabyumvaga bikawubabaza cyane. Bakimara gutangaza iby'urupfu rwa Dorimbogo, umunyamakuru Ndahiro Valens Papi yahise anyarukira kuri Twitter ye yandikaho ngo RIB mudufasha aba YouTube bakoze ibi biganiro bishimangira ko Dorimbogo ari kwirwaza atararembye. Bakureho ibi biganiro kuko bisa naho barimo gushengura abatari bake nabo mu muryango we. Ataginga Rwanda Police, Ingabire Makilene ndetse na Oswakim. Benimene Muvuma yaramusubije ati ariko se ubundi yishwe n'iki? Muri 2022 nabuze umubyeyi ahitana n'amarozi ya Kigali. Gusa ibinyamakuru byo mu Rwanda byanditse ko yari amaze iminsi arwaye, kandi sibyo kuko yari akomeye. Uyu yaravuze ngo ahubwo ndashaka abantu basaba ikiganiro, basaba imbabazi kuko baratubabaje cyane. Uyu muntu akwiye gukurikiranwa bikabera abandi urugero, ndetse channel ye igahagarikwa burundu. Nicyo cyajya kibafasha gushakisha inkuru z'impamo, bashakisha kubona mpemuke ndamuke. RIB Rwanda rwose aharimo akazi, ntimuzacika intege kuri aba bantu. Bikorimana Big Man ati uyu Bosco Empire yigize umusesenguzi utavugirwamo, ariko azazira ubuswa bwe. Ubuse ko Dorimbogo apfuye yungutse iki? Uyu nawe ati RIB itangira ibe hafi, kuko nyuma y'iyi nkuru aba YouTube baraje ba hosting abashinyaguzi. Mudufashe ibyo twabonye kuri Theogene Nzahuke ntitwongere kubibona. Uyu ibyo yavuze bisa nkaho ari ukuri, kuko ubu ngubu iyo urebye kuri YouTube yatangiye kugera ibiganiro bigiye bitandukanye. Reba nk'iki ngiki gifite titre ivuga ngo nshimishijwe n'urupfu rwa Dorimbogo, uruhare rw'umurwaza we wamuhanuriye gukenyuka and Dr M byose hanze. Mbwira nawe nk'ino titre uyibonye uri umuvandimwe cyangwa uri umubyeyi wa nyakwigendera? Uyu nawe ati rwose bisibwe byo gukomeza gukurikizwa kuko birashengura imiryango ye. Bamwe muri aba banyamakuru bagiye kuri YouTube channel zabo basiba ibi biganiro, ariko hari abandi batereye agati mu ryinyo banga kubisiba. Uyu nawe ati Vava Dorimbogo iwabo bari abakene, abatindi, abaturage b'iwabo bose ne abatindi. Yirwanyeho ashaka ubuzima, asize abana 2 abasize mu buzima bubi. RIB Rwanda muhe ubutabera Vava
wakorewe iyicarubozo akiri muzima agashinyagurirwa. Murengera aba bakene badafite ijambo. Aba banyamakuru icyaha bakoze mu mategeko y'u Rwanda gihamwa n'ingingo y'113, ingingo ihana ku cyaha cy'iyicarubozo. Reka mbanze mubwiye ngo iyicarubozo ni iki. Muri iri tegeko iyicarubozo risobanura igikorwa icyo ari cyo cyose gitera uburibwe cyangwa ububabare haba ku mubiri cyangwa mu bwenge, gikorewe umuntu ku bushake hagamijwe kumushakaho amakuru cyangwa kuyashaka ku wundi, umuntu cyangwa ukwemera icyaha, kumuryoza igikozwa yakoze cyangwa cyakozwe n'undi muntu cyangwa ikekwaho kuba yarakozwe, cyangwa kumukangisha cyangwa kumuhatira we ubwe cyangwa undi muntu, cyangwa kubera impamvu iyo ari yo yose ishingiye ku ivangura iryo ari ryo ryose. Umuntu uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cy'iyicarubozo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Gusa ibi ntabwo ari byo dusabira abangaba. Ariko nkubaza ikibazo kimwe yewe sha niko wowe udukurikiye niko ye, iyo wicara ukavuga ngo runaka arwaye waramupimye? Ngarwaye sida, ngarwaye sida yo yireke muri iyi minsi iragoye, iravuze ubuhungu, iragoye kuyimenya. Ariko yuko tushobora kuvuga ngo umuntu arwaye indwara runaka utamupimye. None abantu muri social media rero mwigize banajyuwa umuntu yaraniwe kumanaginga n'urugo rwiwe n'umugore yaramunaniye aramuta asigara nta n'urwari rwo kwishima afite, yirirwa sakuza ngo runaka ngo ntimuzi uko abaye, wowe ubaye huta ariko di. Mu minsi ya nyuma ya Dorimbogo yavuze amagambo akomeye cyane, aho yabwiye umuryango we harimo n'umubyeyi we ati nindamuka mfuye muzansabira imbabazi abo nahemukiye bose, kandi ko nta kibazo afitanye n'Imana. Asaba umubyeyi we kuzita ku bana be ndetse ko asize amatungo arimo inka bizabafasha kwiga neza. Ku munsi wa nyuma wo kumuherekeza ku wa 29 z'ukwa karindwi 2024 byari amarira menshi ku bitabiriye umuhango wo kumushyingura. Abanyamakuru ndetse n'abandi bantu babanaga na Dorimbogo bari bitabiriye uyu muhango. Mu magambo make, mama wa Dorimbogo yashimiye itangazamakuru n'abandi bose bafashije Dorimbogo mu burwayi bwe. Kwirimbi hatangiye ubuhamya bwinshi bwatanzwe na bamwe mu basitari ndetse n'abandi bantu bahabaye hafi ya Dorimbogo. Mu basitari bitabiriye hari harimo Ndimbati, Fisi, Nzovu, Yakamwana, Papa Idi ndetse n'aba-YouTuber benshi. Abavandimwe n'amarira menshi nabo bashimiye abaje kubafata mu mugongo ndetse baboneraho n'umwanya bagaye ibitangazamakuru byavugaga ko Dorimbogo ari kwirwaza, bityo bikaba byaratumye atabasha kubona ubuvuzi bwisumbuye bitewe n'ikibazo cyo kubura ubushobozi. Bavuze ko mu kumushyingura bubahirije icyifuzo cye. Yari yasabye ko bazamushyingurira iruhande rw'uwitwa Aniseti wari tintirere w'ibitaro bya Karengera, ko nawe yari asobanuye byinshi mu buzima bwa Dorimbogo. Dorimbogo ni umusitari upfuye akurikiye undi witwa Ivan Buravan ndetse na Yanga bapfuye muri 2022. Hakaza Jay Polly wapfuye muri 2021 ndetse na Kizito Mihigo wapfuye muri 2020. Dorimbogo kandi akaba asize abana 2 b'abahungu, umukuru afite imyaka 11 undi akaba afite imyaka 7. Nyuma yo gushyingura, mama wa Dorimbogo yavuze ko mu bikorwa byo gushyingura kugeza bishoje byatwaye amafaranga angana na 1,200,000 y'u Rwanda. Abanyarwanda bose bakomeje kumuha hafi. Vavajuru, Imana imuhiruhuko ridashira kandi mutuza heza. Turamukunda cyane. Imana imwakire mu bayo.